Dukomereze mu karere ka Kicukiro, polisi yarashe igisambo cyari kigiye gutema umupolisi. Polisi y'umujyi wa Kigali yatangaje ko yarashe umuntu ukekwaho ubujura washakaga gutema umupolisi. Ibi byabaye ahagana saa munani z'igitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 15 Kamena 2025. Amakuru y'iraswa ry'uyu muturage yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Kigali CP Welarisi Gahonzire, yavuze ko nyakwigendera yasubiye mu murenge wa Kanombe mu kagari ka Karama mu mudugudu wa Byimana mu karere ka Kicukiro. Polisi y'umujyi wa Kigali igaragaza ko polisi ikorera mu murenge wa Kanombe yahurujwe n'irondo ry'umwuga ko hari umuturage witwa Munyemana Leopard w'imyaka 59 watabaje avuga ko abajura barimo kumucukurira inzu. CP Gahonzire yagize ati abapolisi bari mu kazi bacunga umutekano patrouille bahise bajyayo. Bahageze basanga abajura 3 bari gucukura inzu y'uwo muturage. 2 bariruka, undi umwe afata umuhoro agiye gutema umupolisi, mugenzi we ahita amurasa. Uwo mujura afite icyuma, umuhoro ndetse na ferabeto. Umuvugizi wa polisi y'umujyi wa Kigali CP Gahonzire akomeza avuga ko ukekwaho ubujura nta cyangombwa kimuranga yasanganywe, ahubwo yasanganywe ibyangombwa by'undi muntu. Yagize ati ibyangombwa twasanganye ukekwaho ubujura byarimo ikarita y'akazi y'uwiyita Niyomugabo Landre ukora kuri TV10, ikarita ya Ecobank ndetse na Equity, irangamuntu, perime, visa card na telefoni bya Niyomugabo. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo ukorerwe isuzuma. Polisi yahagurukiye abajura bibi by'abandi. CP Gahonzire avuga ko polisi yahagurukiye abajura biba bacukuye inzu, abatega abantu bakabambura ibyabo, rimwe na rimwe bakabakomeretsa, ko abo bose batazihanganirwa. Agira inama abaturage kwitondera barimo abatwara imizigo bazwi nk'abakarani. Yagize ati abajura biba mu matsinda, ugasanga bamwe birirwa bashaka amakuru y'aho bari bwibe, bamwe baba bigize abakarani bagatwara imizigo bayigeza mu rugo bakaneka uko bari bwibe. Abaturage barasabwa kwitondera bene abo bantu. Akomeza agira ati abajura biba usanga bava mu murenge umwe bakajya kwiba mu wundi kubera guhanahana amakuru. Ibyo byose twarabimenye, nibashaka bareka ubujura bashaka ibindi bakora kuko twarabahagurukiye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwongeye kwibutsa abafite ibibanza bitubatse ko bashobora kubyamburwa. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwongeye kwibutsa abafite ibibanza badakoresha, by'umwihariko abasabye ibyangombwa byo kubaka ntibubake inzu ngo zuzure, ko bashobora kwamburwa ubwo butaka bugahabwa abashobora kubwuzuza umusaruro. Ibyo bigomba gukorwa mu gihe cy'imyaka 2 uhereye icyo gihe uruhushya rwatangiwe. Icyakoza mu gihe iyo myaka ishize ububaka yaratangiye ibikorwa byo kubaka inzu ye itaruzura, yemerewe kujya kongereza uruhushya akongera andi mezi 6. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Ntirenganya Claudine yavuze ko kubaka inzu ikuzura ari ugushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ndetse no gukomeza gushyira iterambere ryawo ahagaragara. Impamvu nuko kubaka inzu ikuzura bituma haboneka umutekano w'agace inyubako iherereyemo, bikayirinda kubindira y'abajura bihishamo bagakora urundi rugomo. Ikindi bifasha ni ukongera isuku y'agace inyubako iherereyemo, bikayirinda kwangirika kw'inyubako itaruzura, bityo uwubaka ntahendwe kuko igiciro cyo kuyuzuza kigenda kizamuka uko bukeye n'uko bwije ndetse n'uko itinda. Ntirenganya yasobanuye ko abadakurikiza icyo ubutaka bwagenewe gukoreshwa bashobora kubwamburwa bugahabwa abandi bashobora kubukoresha. Yagize ati iyo utabyaza ubutaka umusaruro urabwamburwa, kuko niba waratangiye inyubako ukaba umaze icyo gihe utarayirangiza, iyo nyubako ishobora gufatirwa kuko bifatwa nk'aho iyo nzu cyangwa icyo kibanza cyatawe. Yakomeje agira ati itegeko rivuga ko iyo utabyaza ubutaka umusaruro bufatirwa, tubuha ushoboye kububyaza umusaruro. Ni ukuvuga ko na nyirabwo yakaba yabyikorera mu gihe abona adafite ubushobozi bwo kubibyaza umusaruro hatiriwe hazamo ubuyobozi. Umujyi wa Kigali ugaragaza ko mu rugendo rwo kubaka ufasha abantu kubona ibindi byangombwa mu buryo bwihuse iyo ibyo bari bafite byarangiye, ndetse ukabaha inama ku mbogamizi bagira zijyanye n'imyubakire. Ubufasha kandi mu kubona impushya zo kubaka ku mihanda minini, kubemerera gukora mu masaha y'ijoro igihe bikenewe, n'impushya zo gukoresha imihanda runaka mu kugeza ibikoresho aho bari kubaka.
Mu mujyi wa Kigali habarurwa inyubako zigera kuri 31 ziri ku mihanda minini zari zaratawe, harimo 12 ziri mu karere ka Kicukiro ndetse harimo 10 ziri mu karere ka Nyarugenge n'9 ziri mu karere ka Gasabo. Kuri iyo mihanda kandi habarurwa ibibanza bigera mu 112 bidakorerwa isuku, harimo 101 byo muri Nyarugenge, 7 byo muri Gasabo ndetse n'ibindi 4 biri muri Kicukiro. Iyi mibare y'izo nyubako n'ibibanza iri hejuru muri Kigali kuko yitabariyemo ahatari ku mihanda minini. Gusa kuva ubukangurambaga bwa Ubaka Wuzuze bwatangira mu cyumweru gishize, inyubako zigera kuri 16 zahise zisubukura imirimo yo kubakwa ku mihanda minini. Umujyi wa Kigali utanga inama y'uko aho inzu yaba iri hose cyangwa ikibanza bigomba kubakwa bikuzura, ariko mu gihe uwubaka akibitegura hagomba gukorerwa isuku, harimo kuhatera ibiti n'ibyatsi neza bitahahinduye igihuru ku buryo abindiriye abajura ndetse n'abandi banyarugomo. Iteka rya Minisitiri w'Ibidukikije ryerekana gufatira ubutaka by'agateganyo ndetse no gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka ryasohotse muri Nyakanga 2024, rivuga ko nyuma y'igihe nyir'ubutaka atabubyaza umusaruro ntanagaragaza impamvu ifatika ituma tubahiriza amasezerano yo kubutunga, amasezerano aseswa akabimenyeshwa mu nyandiko. Nyuma umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi bikoresha igenagaciro ry'ubutaka ndetse n'ibikorwa byahakorewe. Ushaka kubugura ngo abubyaze umusaruro akishyura nyir'ubutaka amafaranga havanywemo ikiguzi cy'ibyakozwe, hanyuma bukandikwa kubuguza. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro bitandukanye binyura ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.